Mu yandi makuru kandi abashakashatsi mu rwego rw'ubuhinzi basanga imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu kongera umusaruro ari kimwe mu byatuma igihugu kirushaho kwihaza mu biribwa bijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage. Jean-Claude Mutuyeyesu. Rwanda rutuwe n'abaturage babarirwa muri miliyoni 13.4 ndetse bakazagera kuri miliyoni 22 muri 2050. Ubuso bw'igihugu bwo bukomeza kuba kilometero kare 26,338, aho 30% byabwo buteyeho amashyamba, 15% hubatseho ibikorwa remezo bitandukanye, mu gihe 8.5% ari ibishanga, ibiyaga n'imigezi. Bisobanuye ko hafi 55% by'ubuso bw'igihugu budashobora gukorerwaho imirimo y'ubuhinzi. Ibikorwa by'ubwubatsi bikomeje kwiyongera hirya no hino mu gihugu, haba mu mijyi no mu byaro, n'ubundi bizakomeza kugabanya ubutaka buhingwaho. Professeur Egide Karuranga usesengura ibijyanye n'iterambere ry'ubuhinzi asanga hakwiye ingamba zihamye zo gukoresha neza ubutaka no kububyaza umusaruro uhagije. Ntabwo niba umuntu ku rusenda kuri hegitari ashobora gusarura toni tuvuge 10, akazivanamo miliyoni ze 3-5, ibigori akavanamo, simvuze ngo abantu bari kibigori mutasamvuga nabi cyangwa utagira gute, ariko ndakwereka ko kuzamura productivity, kuzamura umusaruro ntago ari umubare w'ibiro gusa, ni n'agaciro k'amafaranga uvanamo. Ahubwo iyo ngiyo icyo nicyo kibazo, nibyo bintu twakaganiriye, sibyo? Ntabwo twaganira ngo ubutaka ni buto kuko ntituzanabwongera. Mu Rwanda ubuso buhingwa ni hegitari 1,400,000, bungana na 45% by'ubuso bwose bw'igihugu. Ubuso bwuhirwa bwo bungana na 15%. Umusaruro mbumbe w'urwego rw'ubuhinzi wihereye 25%, naho ibikomoka ku buhinzi byoherezwa mu mahanga biri ku gipimo cya 34%. Abahinzi bavuga ko kugira ngo babone umusaruro bibasaba ifumbire nyinshi no gutera imiti bikabahenda, hakaniyongeraho ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Ari mu gihe c'imvura utera buri cumweru ibyo wejeje nibyo ugurisha kugira ngo wongere ubone imbuto. Ho muri smart nkunganire haba harimo nkunganire ya leta iyo wiyandikishije, ariko iyo utiyandikishije ugura 100%. Niba ndahinga ibirayi ndagura ifumbire y'imborera, ngure ifumbire y'imvaruganda, ntereze abakozi ndetse no gutereza abo kwitwara, ijanaga imbaraga nyinshi, ugatera nkatera n'umuti, dateye umuti ntiyakweza. Ibihugu binyuranye birimo n'ibya Afurika byamaze gutangiza ikoreshwa ry'imbuto zihinduriwe uturemangingo GMO. Izi mbuto zihanganira imvura cyangwa izuba, ntizikoresha amafumbire n'imiti, kandi zikagira umusaruro uruta cyane uw'izisanzwe. Umushakashatsi mu kigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, Dr. Atanazi Nduwumuremyi, asanga u Rwanda rukoresheje izi mbuto byaba igisubizo mu kubona ibiribwa bihagije. Ni genetic engineering. Dukoresha ubwo buryo bishobora kwihutisha kandi tugakora imbuto zera byinshi zihangana. Kuvanga imbuto niba yihanganira indwara, ikihanganira ikirere kibi, ifite kwera byinshi, nta kabuza twabasha gukura umusaruro dusanzwe tubona uyu munsi. Nkuko dufite ubutaka bukeya n'abanyarwanda bakaba biyongera, dukeneye kweza byinshi gusumba ibyo tweza uyu munsi. Kugira ngo u Rwanda rubashe kubona ibiribwa bihagije, birasaba ko ubuso buhingwa bwikuba nibura inshuro 4, rukabona ibiribwa byo kuzaha abaturage bazakomeza kwiyongera mu myaka iri imbere. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Ildefonse Musafiri ashimangira ko hakomeje gushaka ibisubizo byo kubona ibyo kurya bihagije. Icyambere ni uko twakoranye n'abashinzwe ubutaka kugira ngo ubutaka buhingwa be bukomeza kugabanyuka. Baraburinze muri system, ruvango ntabwo umuntu yemerewe gufata ubutaka ngo buhinduremo bwo kubaka. Minisiteri y'Ibidukikije natwe Minisiteri y'Ubuhinzi tutabitanze uburenganzira. Ikindi cya kabiri ni uko tugomba kongera, uko abaturage biyongera, icyo dukora ni ukongera umusaruro kuri hegitari. Ubu ngubu umusaruro dufite kuri hegitari dusarura gake cyane, munsi cyane y'impuzandengo yo ku isi. Icyo urugamba dufite no kugira ngo amasite manini dufite aho ubutaka buhuje naho tubasha kubishyiramo ibikorwa byo kuhira, twongera ubuso buhingwa nibura noneho tunongera umusaruro kuri hegitari tugeze ku rugero nyirushimishije, bizatuma n'abaturage nabo bakwikuba kabiri bakomeza kubona ibibatunga. Icyizere cyo kubaho mu Rwanda kigeze ku myaka 69, bivuze ko umuntu urya inshuro 3 ku munsi azamara imyaka ari amasahani 75,555.
ibisaba imbaraga mu kongera umusaruro w'ubuhinzi hagamijwe kwihaza mu biribwa kuri ubu biri ku gipimo cya 82%. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.